FDR ari n'umutwe wakomotse mu nterahamwe zo muri 1994 zica abanyarwanda. Twari abana, jenoside nge yabaye mfite imyaka 9, sibyo? Ariko twarabibonye, twabinyuze, twabuze abantu barapfuye na nisatu. It's crazy. Uwo mutwe uragenda ujya muri Kongo, twawukurikiye kuva 97. Twarashizo ntera hamwe mpaka Kinshasa, turazambutsa nizige no murangura tujyayo, nizige Central Africa tujyayo. Turasizo FDR. Kuva icyo gihe twarasa FDR muri iyo myaka yose, nuko ngo twabirukanye mu Rwanda, turanabakurikira tujya no muri Kongo kugera naho, kugira ngo wenda icyo kintu ubanza ugitekerezo gikire mu mutwe ko urubyiruko nitwe dufite ikibazo kwa ko twigishijwe history n'amateka acuramye kubw'inyungu z'abantu runaka. Kandi muri iki kiganiro utemera ko abantu bashobora kugucurika ubwonko kubera inyungu zabo, still n'ubundi wowe ntabwo tuba tuvugana. Kuko ibyo ngibyo ngiye badi ndabyumva ndanabisobanukiwe, ntabwo ari ibintu ndenda gutangira abagabo ubwo abandi bakuha abagabo, you know. Tugera u Rwanda ubwarwo rufata igihugu cya Kongo, chef d'état major yari James Kabareba. Wenda babuze n'iby'umutekano, imba kuko nawe ko kukunda u Rwanda nko kwivuga mu ndinde, ko ntabwo nawe ubakaye na takira Kagame nga ndinde kandi ari ugomba kunyica. Yes, navuga ko ari ikibazo gikomeye cyane. Nagiye mbabwira byinshi bigiye bitandukanye, mbabwira uti rubyiruko kabisa dukomeze kwirinda abantu bagenda batuyobya, ndetse tujye kure abantu bavuga nabi igihugu cy'u Rwanda, kuko dufite byinshi bifatika leta y'u Rwanda yagejeje ku banyarwanda mu myaka myinshi irenga 30 ishize, aho u Rwanda rwagiye rwiyubaka mu buryo bugiye bufatika kandi mu buryo bugaragara. Twagiye tubona inyubako zigezweho, imihanda, amavuriro n'ibindi bikorwa remezo bikomeye cyane. Umuriro cyangwa se amashanyarazi biragoye gusanga mu gihugu cy'u Rwanda hari ahantu hatari amashanyarazi, ku buryo ari ibintu biri ku muvuduko udasanzwe, cyangwa se ari iterambere riri ku muvuduko udasanzwe, aho n'u Rwanda ruri mu bihugu bifite umuvuduko udasanzwe w'iterambere, ku buryo rwahise ruca ku bihugu bitigeze bihura n'ibyo nakwita amahano. Ibihugu byinshi nagiye kuba narondora, u Rwanda rukaba ruri imbere y'ibyo bihugu. Nkahita nibaza ati gute ubuyobozi bwakoze ibyo bintu bikomeye cyane, bwakoze ibyo bintu bidasanzwe bidashobora kuba byakorwa n'ubundi buyobozi bwose. Gute leta y'ubumwe yakoze ibintu bimeze gutya igahuza abanyarwanda, cyane cyane nk'urubyiruko rwavutse nyuma ya jenoside. Usanga benshi rwose ibintu by'amoko cyangwa se kuvuga ngo umuhutu ngo umututsi ng'ikinga ababinga ibibaranga n'iki ntabwo tubizi, usibye kumva ko byigeze kubaho kera. Icyo ni iki bishatse kuvuga ko dufite leta y'ubumwe bw'abanyarwanda, twese turi abanyarwanda, ariko ni ikibazo gikomeye cyane, aho noneho no mu byamamare ndetse cyangwa se ibyo navuga mu myidagaduro yo mu Rwanda naho haguye ishyano ridasanzwe. Twagiye tubona uwitwa Moses Turahirwa cyangwa se bita Motions, ariko usibye ko we byaje kugaragara ko ari ibiyobyabwenge yagiye afata, ko ntabwo umuntu muzima ashobora gufata amafoto yambaye ubusanga abashe kuba yayasohora, kandi azi ko ari ibintu bizamugiraho ingaruka, bizagira ingaruka kuri future ye n'umuryango we n'abana be bose azabyara. Umuntu muzima ntabwo ashobora kuba yakora ibyo bintu. Tugiye tubona yanditse amagambo y'amahano asebya leta y'u Rwanda. Ntabwo turi buze kuba twabigarukaho kuko abantu benshi ibyo bintu barabizi. Ikinzanyana no kubabwira ishyano ryaguye noneho mu myidagaduro. Umuntu twari tuzi ko atavuga. Bano banjye niba muzi umuntu bita Badrama, usibye abantu benshi bari bamuzi ku izina n'abantu bari bamuzi isura ni bake cyane. Yamanaginze cyangwa se yafashije abahanzi bagiye batandukanye, barimo Jay Polly nyakwigendera, barimo by'umwihariko abitwa ba Desafi, ba Madiba, harimo Marina by'umwihariko, ba KWITA, abahanzi benshi
ariko nanone yagiye ashinjwa byinshi bigiye bitandukanye, aho yashinjijwe ibyaha bijyanye no kuba yaryamana n'abo afasha cyangwa se bamarina n'abandi bahanzi bagiye batandukanye, akaba ashinjwa ikintu kijyanye na ruswa y'igitsina, kuvuga ngo kugira ngo agufashe bisaba kuba mwaryamanye. Ibyo bintu byaravuzwe, murabizi ibinyamakuru bigiye bitandukanye hano mu Rwanda byemewe byagiye byandika kuri izo nkuru, aba ari ibintu bivugwa, kandi bivugwa biravugwa nyine, kandi ntabwo ibintu bipfa kuvugwa gutyo gusa. Hanyuma turavuga ati ibi ngibi ni ibintu byo mu myidagaduro bisanzwe, ntabwo turi buze kuba twabitindaho cyane cyangwa se ngo tubashe kuba twabigarukaho cyane ngo tube twanabyibazaho, kubera ko ni ibintu byo mu myidagaduro, ntitwanahamya ko ari byo, kandi naho byaba ari byo ni ibintu byo mu myidagaduro. Ariko noneho ishyano ryahaguye, tugiye tubona umugabo bita Badrama, ntabwo washize amasaha menshi ku mbuga nkoranyambaga ari gucicikana video arimo aratuka Inkotanyi, arimo aratuka ubuyobozi buriho, arimo aratuka leta y'u Rwanda, arimo aravuga amagambo akomeye cyane, aho yavuze amagambo navuga ko ashobora mabi cyane, adashobora kuba yavugwa n'umuntu muzima wese, aho yavuze ko Inkotanyi ari abicanyi, avuga ko ngo adashobora no kuba yapfukamira abicanyi. Abantu baribaza urumogi ki uyu musore yaba yanyoye, avuga ati ni urumogi. Kubera iki mukunda kubeshyera urumogi? Ejo bundi araje asaba imbabazi, avuga ati nari nanyweye urumogi, murabizi ko na motion ariko yaje avuga ngo nari nasomyeho, nari nagize ute, bari banyoheje, nari nagize ute. No, umuntu w'umugabo ufite imyaka 40, Badrama, akifata akavuga ibintu nka biriya, hanyuma akaza gusaba imbabazi akavuga ko yari yacitswe, yari yibeshye. Mwagiye mubona video ziri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, ni live ye yakoreye ku rubuga rwe rwa Instagram, aho yari kwikiwe n'abastari benshi bagiye batandukanye, barimo Badumba, barimo abastari benshi nagiye kuba navuga, bagenda bakomatinga bakavuga ati nyaboneka urumogi wanyoye noneho rurenze urugero, wanyoye urumogi rukomeye cyane, gerageza ugabanye urumogi, ati shyano urarigushije. Nawe akavuga ati ntabwo nshobora kuba napfukamira abicanyi, atanga ingero nyinshi zigiye zitandukanye, muraza kuba mwakwiyumvira muri audio, ndetse mwamaze kumva muri audio. Abantu baravuga ati nyaboneka gerageza wubahe nibura igihugu cyakubyaye, igihugu cyakureze, igihugu wavukiyemo, igihugu ababyeyi bawe bakomokamo, gerageza basi ugeshe icyubahiro nibura, nubwo wagira buri umuntu wese afite ibitekerezo bye, afite uburenganzira bwo kuvuga, ariko nanone ukagira ibyo uvuga n'ibyo ureka iyo byageze ku gutuka ubuyobozi. Wenda ushobora kuvuga uti kuki uriya muhanda utakozwe, n'ibitekerezo byawe, ibyo ngibyo n'umuturage wese yabivuga, kubera ko hari igihe ntabwo ubuyobozi ari Imana, nabo bashobora kwibagirwa nibabe bawukora, ariko kuza noneho ugatuka leta y'u Rwanda, ugatuka abayobozi b'u Rwanda, ugahera kuri nyakubahwa His Excellency Paul Kagame, ukamanuka kuri cabinet, ukamanuka hasi muri biro nyobozi y'igihugu cy'u Rwanda, ugahera ku murongo utuka, icyo gihe biba byarenze kuba igitekerezo. Mutazayamwitiranya ibintu, biba byarenze kuba igitekerezo. Buri wese afite igitekerezo cye, n'igitekerezo cyo kuba yavuga ibintu ashaka. Niyo mpamvu nyine mu gihugu haba amashyaka atandukanye, kuko ntabwo buri wese agira ibitekerezo bingana n'iby'undi, ariko hagomba kubaho kubaha ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Mwagiye mubona rero ko ari video ndetse live yagiye icicikana cyane ku mbuga nkoranyambaga, avuga amagambo akomeye cyane. Inyuma yuko tubagejejeho inkuru zigiye zitandukanye zirimo uwitwa Mukankiko, nawe yubahuka abayobozi bagiye batandukanye, we yabigize n'akazi, yabigize content. Ariko reka mbabwire ko iminsi y'igisambo ntabwo ikiri 40, ntabwo ikiri 40. Aho nawe yavuze ati rwose ibintu ndi kuvuga ndabizi yuko muraza kuba mwamfata mushaka ahantu nihishe. Reka mbabwire yuko leta y'u Rwanda ahantu hose hagera, keretse uri kuri marisi, niko nkunda kubabwira, ibintu byose rwose mujya muvuga, mujye mugerageza mushyiremo ubwenge, ndetse mubashe kuba mwakubaha n'ubuyobozi. Ntabwo twifatanyije nawe
kubera ko twe dufite ibifatika ubuyobozi bwacu bw'u Rwanda bwatugejejeho byinshi cyane ndetse n'abantu babonesha n'amaso. Reka mukurikire mwumve ibitekerezo by'uyu mugabo bivugwa ko yaba yanyoye urumogi, ariko ku ruhande rwanjye mbona ko atanyoye urumogi kubera ko uyu ni umugabo wakoze ibikorwa byinshi bikomeye cyane mu myidagaduro. Ni umugabo ufite ubwenge, ni umugabo ufite byinshi yagezeho, ni umugabo ufite amafaranga. Ntabwo ushobora gupfa kugera ku bintu gutyo gusa udafite ubwenge cyangwa se udafite mu mutwe. Bivuze ngo hari abamutumye cyangwa se hari ikigara arimo kiri gutuma avuga ibi bintu. Reka mwiyumvire mwumve ishyano ryaguye yiturutse kuri uyu mugabo. Ahubwo aba ari we ubasha kuba yakwica abantu b'inzirakarengane agasinya iryo tegeko rikaba. Nta kindi hari ntabwo nzijya nsaba imbabazi umwicanyi, nta nubwo nzijya nsaba imbabazi zo kuvuga ukuri, nta n'umunsi n'umwe nzengera mbeshya cyangwa ngo amayufu. Urubyiruko rushaka impinduka, rukeneye freedom, democracy, freedom of speech, rudakeneye kwicwa n'inzara no kwicwa n'abaruyoboye. Banyepolitike, banyarwanda mushoboye mukora ibyo mukora, njye amunota politician, ariko nanjye nzahagarara ku munwa wanjye mvuga ukuri. Nzarengera ubwoko bw'abanyarwanda kugeza mpfuye. Abanyifuriza gupfa mushobora no gupfa mbere yanjye, abumva ko byantera ubwoba n'ubundi nayo mbayeho mpfuye. Icyo ndindiriye nyine rongeye ntabwo ndindira urupfu, ndarusanga. Uko rwirwa rumiga nanjye nirwa nduhiga amatayiga. Uko urupfu rumiga ndaruhiga. Icyo ngize amahirwe napfa, Mungu we. Aho kugira ngo mbone ibiba ku bwoko bw'abanyarwanda napfa. Murekure niyo mbare, mureke kusakuriza abarundi, mureke imikino yanyu. Michael Rubio nakunze Michael Rubio nibavuze ati bro, iyo mikino yanyu ishaje yabyazaye muveritwa muyireke tujye mu bintu bigezweho dufata ibyo for real. Iyo mikino irasha ibu umunyamerika ahagaze arakayibona, kandi none ikibazo uwabivuga nabikemura. Ntago ari wowe n'ushaka no kwivuga, ushaka no kujya debate nani cyo wabikoraho. Nimba yakubwiye ngo ni imikino ishaje, it's dirty, it's old games, and bye and thank you. Kandi nzajya ndahari, nzaza tuganire, mfite ubutwari bwo kumva no kurwana intambara yari yose ijya ku mahoro, ijya kubohoza abanyarwanda. Mpagarariye nshingiye kuri new generation, ntabwo nshaka ko generation yacu iba dati nk'izindi zose. Murakoze, njyewe ndaruhutse kuva nabaho mu bwambe, numva nduhutse. Mama nzambabarire, bana nabyaye uzambabarire, ntabwo babwiye ngo muzambaye ibyo nta kibi nakoze. Ndavuga imba mbaye umugabo nkatinyuka kuvuga ikibabaje umwana wese umunyarwanda, bikaba byarira ingaruka nanjye ubwanjye nisize. Icyo muzakimbabarire ko sinzijya nicuza ibyo navuze. Sinzigera nicuza ibyo navuze, sibyo? Peace and love. My name is Ramadhan Mpenda Badrama, the king of Wakanda. God bless you. I'm a freedom fighter. I'm a peace fighter. I'm a Samaritan. I'm a freedom fighter. I'm a peace fighter. Yes, if you have no freedom in you, if you have no peace, if you don't want a democracy, you are my complete enemy. And that's RPF and their supporters. Even na democracy, na peace ushaka, na freedom ushaka, then nakonjewe twabana. Thank you so much. Peace and love. I'm the commander of the freedom fighter.
I am the commander of freedom fighter. To Rwandan, to Burundian, to Congolese, to Tanzanian, ene barubuzwa amahoro n'idarapo ry'u Rwanda. Ndi gufashanya nawe gushaka ayo mahoro. Bari mu Rwanda kubera ino ntambara yadrama kamwica umunyarwanda mugenzi we muvuga rumwe. Bana muri Kongo, bana mu graduatinga ahagishari mwarangiza mukinjira Kongo mukajya kurwana. Murabizi mwese amarira y'abamama wanyu n'abarumuna banyu kwa ntimushingurwa. Ahubwo nanabaza ubundi kubera iki tudashingura abasirike ba reka n'ubugome cya twatinya kamahanga amenya ko turi kurwana. Nimba twatinya kamahanga bimenya ubu yarabimenye, mureka ababyeyi bapfisha abana barira gahinda kabo kabavemo, bapostinga abana babo babuze, bagira ibiki, mureke kwicira abana babo. Imba twarishe miliyoni 7 z'abakongomani ntago bari bafunze amapingu, nabo bararwanaga. Nukuvuga ngo nabo bishe nka miliyoni 3 zacu z'abasirikare bacu, ariko nta n'umushingurwa ngo byemere. Ejo ndi Amerika igira gutya gifota banyirazo ababyeyi babo nawe batakiye, nta n'impoza amarira nani. Buri musirikare uguye ku rugamba w'u Rwanda cyane cyane asirikare w'u Rwanda bapfira inyuma y'igihugu, ko mu gihugu nta ntambara dufite, ariko turi mu bantu bapfisha abasirikare benshi. So mu gihe apfira inyuma y'igihugu iyo ni mission, ni extra job, bagomba guhabwa impoza amarira kandi bakuruka ku rwego rw'igihugu, imirambo yabo ikamanuka tuyireba. N'abarusiya ari abarusiya barakirwa. Kuki tudashingura abasirikare mu buryo bwemewe? Kagame akoresha abasirikare nk'aba interisenke cyangwa ikigo cye kampani cye ku giti cye yihariye. Nta gihugu cyemeye gutera ikindi gihugu parliament iticaye. Ibyo byose abanyepolitike nibyo navuze. Abanyepolitike barahanye kuganira namwe. General nyeneye kuganira nawe. Mama Diane nyeneye kuganira nawe mama. N'abandi hari umumama nigeze kubona ku ma YouTube warokokeye i Butare avuga uburyo kuko iyo operation nanjye nyiziho bishe abana be n'abapadiri bose ngo abantu bari bazi ko FPR afite gahunda muri ntambara yo kwica buri muntu wese yasangaga umunyabwenge yarize. Ibyo barabikoraga nandwe ibintu byema cya gutinda, ababizi barabizi, urubyiruko ntabyo muzi, ntago nta mpamvu yo kwa mwana bitinda, ababizi bo barabizi. Ariko igihugu cyica abanyabwenge cyasi we namufaka ashobora kwicara umwanya wa minisitiri, mpamvu bagenda gatuzana bira bigoryo agashyira mu ntebe agaterekaho economy gapfa, bagaterekaho imisoro ikaba, bagatereka ko ntago they are not qualified to do it, ahubwo they qualify gupfukama bakumva bagakura ubugori gitu, ahubwo bari we ubasha kuba yakwica abantu b'inzira karengana agasinya ibyo tegeko rikaba. Nta kindi hari ntabwo nzijya nsaba imbabazi umwicanyi, nta nubwo nzijya nsaba imbabazi zo kuvuga ukuri, nta n'umunsi n'umwe nzengera mbeshya cyangwa ngo youth. Urubyiruko rushaka impinduka, rukeneye freedom, democracy, freedom of speech, rudakeneye kwicwa n'inzara no kwicwa n'abaruyoboye. Banyepolitike banyarwanda mushoboye mukora ibyo mukora, ngira munota politician, ariko nanjye nzahagarara ku munwa wanjye mvuga ukuri. Nzarengera ubwoko bw'abanyarwanda kugeza mpfuye. Abanyifuriza gupfa mushobora no gupfa mbere yanjye, abumva ko byantera ubwoba none nayo mbayeho mpfuye, icyo ndindiriye nyine rongeye ntabwo ndindira urupfu ndarusanga. Uko rwirwa rumiga nanjye nirwa nduhiga amatayiga, uko urupfu rumiga ndaruhiga. Icyo ngize amahirwe napfa Mungu we, aho kugira ngo mbone ibiba ku bwoko bw'abanyarwanda napfa.
murekure niyo mbare, mureke kusakuriza abarundi, mureke imikino yanyu. Michael Rubio nakunze Michael Rubio navuze ati bro, iyo mikino yanyu ishaje yabyazaye muveritwa muyireke tujye mu bintu bigezweho dufata ibye for real. Iyo mikino irasha imu munyamerika hagaze arakayibona, kandi none ikibazo uwabivuga nabikemura, ntago ari wowe no ushana kwivuga, ushana kujya debate nani cyo wabikoraho. Nimba yakubwiye ngo ni imikino ishaje, it's dirty, it's old games, and bye and thank you. Kandi nzajya ndahari, nzaza tuganire, mfite ubutwari bwo kumva no kurwana intambara yare yose ijya ku mahoro, ijya kubohoza kwabura abanyarwanda, mpagarariye nshingiye kuri new generation. Ntabwo nshaka ko generation yacu iba dati nk'izindi zose. Murakoze, ngewe ndaruhutse kuva nabaho mu bwambe, numva nduhutse. Mama uzambabarire, bana nabyaye uzambabarire, ntabwo babwiye ngo muzambaye ibyo nta kibi nakoze. Ndavuga nimba mbaye umugabo nkatinyuka kuvuga ikibabaje umwana wese umunyarwanda, bikaba byarira ingaruka nanjye ubwanjye nisize, icyo muzakimbabarire ko sinzijya nicuza ibyo navuze. Sinzijya nicuza ibyo navuze, sibyo? Peace and love. My name is Ramadhani Badrama, the king of Wakanda. God bless you. I'm a freedom fighter. I'm a peace fighter. I'm a Samaritans. I'm a freedom fighter. I'm a peace fighter. Yes, if you have no freedom in you, if you have no peace, if you don't want a democracy, you are my complete enemy. And that's RPF and their supporters. Imba na democracy, chene na peace ushaka, na freedom ushaka, then nakonjewe twabana. Thank you so much. Peace and love. I'm the commander of the freedom fighter. I am the commander of freedom fighter. To Rwandan, to Burundian, to Congolese, to Tanzanian, ene barubuzwa mahoro n'idarapo ry'u Rwanda. Ndire gufashanya nawe gushaka yo mahoro.